mushobora gutegura aya mazi, mwabibonye yuko bitagoye. Icyangombwa ni uko uba ufite biriya bishishwa by'imbuto. Ikaze mu gice cyahariwe ubuzima kuri Tugendane TV show. Maze iminsi mbibabwira nk'uko mumaze kubimenyera, muri ino minsi ndimo ndakora amavideo agaragaza ibintu bitandukanye byo kunywa, cyane cyane ushobora kwifashisha ukaba wagabanya ikibazo cy'inda. Uyu munsi rero tugiye gukora amazi. Ntabwo ari amazi asanzwe, ahubwo ni amazi nayo adufasha kugabanya inda kandi akanaturinda n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye, zirimo kanseri, zirimo umuvuduko w'amaraso, zirimo diyabete n'izindi nyinshi zitandukanye. Turifashisha rero ibi bishishwa by'imbuto zitandukanye. Iyi ni mante cyangwa se mint, iyi ni tangawizi narapye, iki ni igishishwa cy'indimu y'umuhondo nacyo narapye, izi ni indimu y'umuhondo nakatakase, iri kumwe na cucumber nayo nakatakasemo dutoya. Hanyuma hano dufite ibishishwa by'imbuto zitandukanye, ariko cyane cyane harimo ibishishwa by'inanasi n'iby'amaronji n'iby'imyembe, ariko uramutse ufite izindi mbuto uhata ugasigaza ibishishwa byazo, ni ngombwa, nabyo ni byiza wabibika. Bimaze igihe narabibitse muri firigo kuko murabona yuko bikiriho na ice, biracyafashe ice kugira ngo mbone uko nzabikoresha bikiri bizima. Hanyuma tukagira n'amazi menshi hano yuzuye ijaga cyangwa se litiro y'amazi. Hanyuma rero ngiye kubereka ukuntu ushobora gukoresha ibi bikoresho ukabikuramo amazi ashobora kugufasha kugabanya inda kandi no kukurinda indwara nyinshi kandi zitandukanye. Bya bishishwa rero iyo tumaze kubishyira mu isafuriya nyine turi buteguriremo aya mazi, duhita twongeramo za kokombure ndetse n'indimu nari nakataguye dutoya. Twamara kuzongeramo tukongeramo na mint cyangwa se mante, ariko iyi mint si ngombwa cyane, utayifite nta kibazo, upfa kuba wabonye biriya bindi byose. Nyuma wamara kongeramo mint ukongeramo na ka kadimu narapye. Hanyuma rero tugahita twongeramo y'amazi. Ushobora gukoresha amazi menshi arenze aya ngaya bitewe n'uko ushaka amazi yawe ko ari bubangana. Hanyuma tumaze kuvangira hamwe byose tugahita dushyira ku ziko. Bya bikoresho byacu rero tumaze kuvangira hamwe mu isafuriya, nuko nguko bimeze. Hanyuma rero tugiye gupfundikiraho tubibize iminota nk'itanu yonyine. Nyuma ya ya minota rero 5 turagarutse tugiye kureba ukuntu bimeze. Nuko nguko bimeze. Hanyuma ubu ngubu tugiye gushyiramo ya tangawizi twarapye, murayibuka, niyo tugiye gushyiramo. Hanyuma tuyivangemo nayo, ariko bifite agahumuro bifite agahumuro, harimo haravamo agahumuro kameze neza cyane cyane pe. Hanyuma rero igikurikiyeho, tumaze gushyiramo iriya tangawizi, tugiye gupfundikiraho none byongere bibire umunota umwe. Ndagaruka nyuma ya wa munota umwe rero turagarutse. Nuko nguko bimeze. Bimaze rwose gushya. Noneho ubu ngubu ya tangawizi twashyizemo nyuma nayo yamaze gukoramo. Hanyuma rero igikurikiyeho tugiye kubiteruraho uko bimaze gutungana. Ntabwo tugomba kubiteka umwanya munini kugira ngo za ntungamubiri zacu zose zidashiramo kubera umuriro. Hanyuma rero bikigiye gukurikiraho tugiye kubiteruraho, hanyuma tubishyira ahantu ku ruhande kugira ngo bibanze bihore, kuko ntabwo twabiyungurura bishyushye gutya byagutwika ukumva uko ubaye. Hanyuma rero ikigiye gukurikiraho tugiye kuyungurura kugira ngo tubone amazi yacu asukuye avuyemo bya bishishwa byose. Rero aya mazi yamaze no guhindura ibara, ntabwo nyine agesa n'amazi asanzwe.
Aya rero ni amazi ashobora kugufasha mu buryo butandukanye, harimo nko kugabanya inda, abantu mufite ikibazo cy'inda zibyibushye, kandi aya mazi anafasha ku ndwara zitandukanye nk'uko nabivuze. Kuyafata ni ukuyanywa bisanzwe nk'uko unywa amazi, nta gihe cyo kuvuga ngo urayanywa mu gitondo cyangwa se nijoro cyangwa se ku manywa cyangwa se igihe cyose ugomba kunywa amazi. Byaba byiza ufashe aya mazi kugira ngo nyine nayo ashobore kugufasha. Uburyo bwa mbere rero agufashamo, murabizi ko kunywa amazi ubwabyo bigufasha mu kugabanya ibiro. Ikindi cya kabiri, aya mazi kubera yuko arimo bya bikoresho byose mwabonye kandi biri ubwabyo nyine bifasha kugabanya ibiro. Hanyuma n'abantu mugira ikibazo cyo kunywa amazi mu busanzwe, aya ngaya aragufasha cyane kubera yuko ntabwo uyanywa nyine wumva afite taste, uyanywa wumva nyine afitemo akantu k'akaryohe. Ubu rero igikurikiraho ni ugukamuriramo indimu. Amazi yacu rero akaba yatunganye, amaze kuboneka, murabona ko asa neza, n'agahumuro ni uko nguko kameze. Aya ni amazi y'umuti. Aya mazi rero ushobora kuyanywa akonje cyangwa se ashyushye, ariko uramutse wakoze menshi nta kibazo, wayabika muri firigo ukazajya unywaho igihe cyose ugize inyota, nk'ibisanzwe uko usanzwe ufata amazi bisanzwe. Gutegura aya mazi mwabibonye yuko bitagoye, icyangombwa ni uko uba ufite biriya bishishwa by'imbuto cyangwa se n'izindi mbuto zose ushobora kubona, ubundi ukabigenza kuriya ukabona amazi y'umuti. Namwe rero muzayategure mutubwire, mwabibonye ko bidakomeye, icyangombwa ni uko uba ufite ibishishwa bya ziriya mbuto. Ubundi tunywa amazi, tugabanye ikibazo cy'inda kandi tunarwanye indwara nyinshi zitandukanye, cyane cyane izituruka ku mubyibuho ukabije. Reka mbanze nkwaho mbabwire ukuntu ameze. Meze neza kabisa. Murakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi, naho utaha. Imana ibarinde. Reka mbanze nkwaho.